Anita aza yiruka yahagira maze agahita asanga Jennifer yicaye muri salo aba ari busy rwose yibereye muri telefone. Naho rero Anita ahita amubwira atumva ntabwo noneho wakumva imari nzanye, simbizi niba ari iya nyayo ariko wowe nyine mba mbona undushaho ubumenyi, ubu ugiye kureba maze umbwire. Yahise rero akora mu isakoshi maze ahita akuramo isaha yayeretse Jennifer. Jennifer akireba ahita amubwira ati simbizi niba rwose ari iya nyayo, reka mbanze mbirebe. Yahise rero atangira gusacinga ngo arebe ku isaha yaba ari iya nyayo. Mu kanya gato yahise amubwira ati iyi saha ndabona nyine ari nimero ya 3 y'iya nyayo, ariko nayo ntabwo ihendutse nk'uko nabitekerezaga, ndabona igura amadolari 100. Urumva ko rero nta kibazo nayo irimo akantu, umuntu ayigurishije ntiyabura kuyigurisha nk'amadolari 80 kuko urabona ko ikiri nshyashya. Bahise bakubitana mu kiganza rero bati mbega akazi karyoshye, bati nta bintu byiza rwose nk'aka kazi dukora. Akazi rero aba bakobwa bakoraga nta kandi baribaga, bari abakobwa beza cyane kandi rwose bakiri batoya, ndetse bari no kwiga kuri kaminuza, ariko nyine kwiba byari byarabananiye kubireka. Hanyuma rero umusaza wa Jennifer yaraje yumva bari kuvuga ibintu by'isaha. Yahise rero ababaza ati iyo saha ni yande? Jennifer yagiye kuvuga, umusaza aramucecekesha ati se wowe ndi kubaza? Ndabaza Anita. Anita kandi ni nawe nyine wari umukunzi we. Anita yahise amubwira ati iyi saha ni iy'umushuti wacu, yari yambwiye nyine ngo mubarize amafaranga yayigurishaho kuko ashaka kuyigurisha. Umusaza rero uwa Jennifer wajyaga rwose akeka aba bana yarababwiye atumva iyo saha muyisubize nyirayo kandi rwose mugire vuba. Barasohotse rero ngo bagiye kuyishyira nyirayo, nyamara ahubwo bari bagiye kuyigurisha. Bageze rero mu nzira bahise babona ahantu hari umu agent wari uri kubikurira abantu amafaranga nyine kuri telefone. Hari umurongo munini. Aba bana bakiyakubita amaso bahise batekereza ko bashobora kuhakoramo akazi. Bahise rero bagenda bihuta bajya nyine aha hantu abantu bari bari kubikurira. Ku rundi ruhande rero Nikora ni umusore w'umukire utuye muri zino karitsiye, nawe nyine ni umusore mutoya, ariko nawe yaravuye kwibikuriza amafaranga hano. Ari kuvamo ari gusohoka rero hano hantu hari ku muhanda nyine hari umutaka, ari kuva muri uyu mutaka kubikuza. Yakubise amaso umukobwa mwiza w'icyuki, kwihangana byaranze, maze ahita agenda amusanga ahita amusuhuza. Yahise amubwira ati mwambabarira mukampa nimero ko nifuza rwose kuzabavugisha, hari icyo nifuza kubabaza. Uyu mukobwa rero nawe warebaga uyu musore maze akabona ni bogari rwose, kumuha nimero ntabwo byagoranye. Yahise amuha nimero maze nawe arigendera. Nikora rero yahise nyine yitahira, naho rero uyu mukobwa we ahita yerekeza nyine kuri wa mu agent kuko nawe yaragiye kubikuza. Nyamara Jennifer ndetse na Anita bo baje nyine bateza akavuyo hano hantu, dore ko baje bari guca ku bandi bantu. Gusa nyine ntabwo bari kumwe, nta nubwo bari bameze nk'abantu ubona ko baziranye, kubera ko Jennifer we yaje ateza akavuyo ajya imbere y'abandi, naho rero Anita we yaraje aratuza nyine ajya mu murongo. Batangiye gusakuza rero bari gutuka nyine Jennifer bati subira inyuma, genda inyuma kuko twese turi ku murongo. Jennifer akabihorera agakomeza nyine kwibikuriza. Nyamara icyo yari ari gukora hano nta kindi, yagira ngo ateze akavuyo noneho babone uko biba wa mukobwa wari umaze gutanga nimero telefone. Ntabwo rero byatinze rwose uko bari gusakuza. Jennifer yahise akora mu isakoshi ya wa mukobwa telefone aba arayitwaye. Kubera ko rero bari gutongana cyane, yahise agenda yegera Anita mu buryo rwose umuntu wese atabasha gusobanukirwa, maze ya telefone ayimushyira mu mufuka. Ubundi Jennifer ahita yigira umwana mwiza maze ajya ku murongo inyuma ati ndabona rwose mwasakoje, ngaho reka nigire ku murongo inyuma nta kibazo. Naho rero Anita we yahise yigendera nyine kubera ko atari yigeze anegera uyu mukobwa, nta muntu n'umwe rwose wari kumutekereza. Mu kanya gato rero uyu mukobwa yatangiye gushaka telefone ye, dore ko nyine yari amaze kuyibura kandi yaraje kubikuza. Yarayishatse ahantu hose arayibura, ndetse rwose batangiye gusaka abari bari hano ariko basanga nta muntu n'umwe uyifite. Ntabwo yari gutekereza wa wundi wagiye rero kuko nyine batari bigeze begerana.
abantu bose bayobewe uko bigenze ndetse rwose batangira kugira ngo uyu mukobwa ni umutekamutwe yaje hano nta telefone afite. Mu kanya gato Jennifer nawe yaratashye, maze ageze mu rugo yahise abaza Anita ati mbwira musaza wanjye arahari? Anita ati arasinziriye nta kibazo. Naho Jennifer atumva ati umutima wendaga kumvamo, atuzi wa mukobwa ari kwisaka ashaka telefone. Numvaga neza neza ngiye kwikoraho nk'ibyoroshye kuko numvaga hari wagira ngo arabizi ko nyine ari njye wayitwaye. Anita rero yahise amubwira ati ntabyo yari kumenya kubera ko nyine wowe wagumye hariya, ntabwo yari gutekereza ko wayitwaye. Jennifer yahise abaza Anita ati none se wasanze nyine ari fone bwoko ki? Irimo agafaranga se cyangwa nta karimo? Naho rero Anita ati karimo. Ati uzi ko nasanze ari iPhone? Naho rero Jennifer ati ndumva rwose uyu munsi waduhiriye. Anita yahise amubwira ati ariko telefone yawe yakomeje gusakuza amamesaje ari kuza ndetse banaguhamagara, sinzi umuntu waguhamagaraga. Jennifer rero yagiye kureba telefone ye maze ahita agaruka. Naho rero Anita yahise amubwira ati ariko ikibazo n'iyi telefone twiyibiye nayo ndi kumva ikomeza gusona ndetse rwose amamesaje akomeza kuza. Jennifer yaramubwira ati nta kibazo, reka tuyihorere nyine ibigumye ku murongo, tuzayigurishiriza igihe dushakiye. Nyamara Nikora bari bahaye nimero ya telefone yari ari guhamagara yohereza amamesaje ariko yabuze igisubizo. Yibazaga niba uyu mukobwa yanze kumusubiza abishaka cyangwa se ariko atari kubona mesaje, gusa yamwoherezaga amamesaje menshi ku buryo atari kuba yabuze n'imwe abona. Yakomeje rero kohereza mesaje, icyo atarazi ni uko iyi telefone yari yamaze kwibwa kare ndetse kano kanya yari iri mu ntoki z'abajura. Jennifer rero akomeza kwitegereza ya telefone maze akabona bisa nkaho rwose iyi nimero iri kohereza amamesaje ari nshyashya, kuko yamubwiraga ati nishimiye kukubona, ndifuza ko twazahura noneho maze tugasangira. Jennifer rero yabwiye Anita ati ariko rero uriya mukobwa nari nabibonye ko nyine ari icyuki, ariko ntabwo nari nzi ko bigeze aha ngaha. Tekereza ko hari umusore uri kumwandikira mesaje bigaragara ko rwose bahuye uyu munsi, gusa nyine yamukunze mu bigaragara. Jennifer yahise ahereza telefone nanone Anita kugira ngo nawe asome aya mamesaje. Anita yarasomye maze ahita amubwira ati ariko ibi bintu ndabona twabibyaza umusaruro, urabyumva ute uramutse uhinduye telefone maze ugatangira kuvugana n'uriya musore, ubundi nyine tukamukuramo amafaranga? Urabyumva turamutse ugiye mu mwanya w'uyu mukobwa ariko ukamubwira ko telefone yawe yagize ikibazo, muzajya muvuganira ku yindi nimero? Jennifer yahise amubwira ati urashaka kumbwira se kandi ko ngiye kuba umutubuzi? Atumva ibintu mba nakoze biba ari byinshi, ndumva rwose ibyo byo ntabyo nashobora. Ikindi kandi mfite nyine presentation yo ku ishuri ndi gukora, nta nubwo ndayigeza no mu cya kabiri, ndi gukererwa bikabije, nta mwanya rwose w'ibyo mfite. Urabizi nyine nta nubwo ndi romantique ku buryo nabasha kwinjiza umuntu mu rukundo, ibyo bintu ntabyo nashobora. Naho rero Anita yahise amubwira ati nyamara iki ni igitekerezo kizima kandi twamukuramo amafaranga afatika, bitekerezaho ahubwo. Jennifer ati icyo wavuga cyose ntabwo rwose biri butume mpindura ibitekerezo, ibi bintu ntabyo ndi bukore, ahubwo ejo iyi telefone nzayijyana kuri wa mutekinisiye wacu hanyuma ayiforomate yose kugira ngo tubone uko tuyigurisha nta kintu na kimwe kirimo. Ku rundi ruhande ariko Nikora we aba ari mu cyumba cye ubona rwose ameze nk'umuntu wabihiwe. Naho rero umushuti we baba babana ndetse rwose uyu mushuti we aba ari n'umuganga, yamusanze mu cyumba maze ahita amubaza ati none se bimeze bite ibyawe na wa mukobwa wawe? Nikora ati ni kwa kundi nyine, ntabwo rwose aransubiza, gusa nibigeza uyu munsi ku mugoroba ataransubiza ndahita mbyihorera rwose, kuko nyine ubwo ndaba nta mahirwe mfite. Ikigaragara cyo buriya yanciye amazi, ntabwo yigeze anyishimira. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko uwo mukobwa ubundi asate wari wagutwaye umutima ukimubona? Nikora tumva ni mwiza ntabwo ushobora kubyumva, tekereza ko nawe nkimubona nahise numva rwose mukunze ndetse kwihangana bikanga, nkumva ntabwo nabasha kubyihanganira nkamusaba nimero. Ukuntu yayimpaye yishimye se anaseka nyine ubona yanyishimiye, ntabwo nari nzi ko rwose nyuma ari buze kunyihorera. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro ya telefone yakomeje gusona, n'ubundi
yari amamesaje ndetse no guhamagarwa. Uko rero Jennifer yarebaga yasangaga n'ubundi ari wa musore uri guhamagara ijoro ryose yaraye ahamagara. Yaravuze ati sinjye bubone bucya maze nkayijyana bakayiforomata nkayigurisha kuko rwose ndabona uyu musore ashobora kuntesha umutwe. Bwarakeye rero maze ajyana ya telefone ku mutekinisiye amwicaye imbere. Sinzi ukuntu yagize igitekerezo atari ku bundi uwanareba nibura uko uyu musore asa mbere y'uko nyine bayiforomata. Yafashe rero nimero z'uyu musore maze azishyira muri telefone kugira ngo arebe amazina ye. Yamaze kuyabona aya mazina yatangira kuyashakisha ku mbuga nkoranyambaga. Byari byoroshye cyane kuko yahise amubona. Yasanze ari umusore mwiza w'ibogari, yaramubonye akomeza areba amafoto ye maze wa mutekinisiye aramubwira ati none se uriteguye ko ndeba telefone wagira ngo uracyakeneye ibiyirimo, urabishaka ko nyiforomata cyangwa urashaka kugumana ibintu byawe? Naho rero uyu mukobwa ati ndaje gatoya mbabarira nk'umunota umwe. Yakomeje kureba amafoto rero maze aratwarwa. Yahise afata nimero z'uyu musore maze azandika mu yindi telefone, ubundi ahereza ya telefone nyine uyu mutekinisiye kugira ngo ayikorere ibyo bagombaga kuyikorera, ubundi nyine ajye kwigurisha. Yageze mu rugo rero ntiyabwira Anita ibyo yakoze. Yaricecekeye kuko yumvaga rwose ari ibintu agomba kugira ibanga. We nyine ntabwo yumvaga agiye gukora ibyo Anita yamusabye, ahubwo yari yamaze gukunda uyu musore. Akigera mu rugo rero yagiye mu cyumba maze afata indi telefone yandikiye nyine uyu musore Nikora amubwira ati umbabarire telefone yanjye yagize ikibazo, hanyuma rero niyo mpamvu ndi gukoresha indi nimero. Nikora rero nawe yabyumvise vuba maze aramubwira ati nta kibazo rwose, ahubwo nari ntakubuze. Batangiye rero gucatinga maze rwose batangira kuganira. Jennifer rero yatangiye kuba busy mu buryo bugaragara, dore ko telefone ye itari ikimuva mu biganza. Buri gihe yahoraga ari kuvugana na Nikora. Nikora nyine yabaga ari kumubwira ukuntu amukunda ndetse ko rwose umunsi wa mbere amubona kwikontorora byanze maze akumva atagenda atamusabye nimero. Aba bombi rero babaga nyine bari guterana imitoma ibintu byakaze. Byageze naho rero kuryama rwose byanga kuko bararaga bari gucatinga maze bukarinda bucya. Aho rero Jennifer yabyukaga maze akumva rwose ntabwo yabasha no guhagarara, akumva umutwe uri kumurya kubera ko nyine yabaga aryamye bukeye. Kujya ku ishuri bikamunanira, ariko ryari ibanga rye wenyine, nta muntu n'umwe yagombaga kubwira ibyo arimo muri iyi minsi, kubera ko Anita ntiyari kwihanganira kumva ko uyu mukobwa ari gukundana n'uyu musore, nyamara icyo bashakaga ari ukumukuramo amafaranga, nyamara Jennifer akaba ntayo ari kumukuramo. Gusa uko Nikora yasabaga Jennifer ko bashobora kuvugana barebana, Jennifer rwose yamushakiraga impamvu ituma batari buvugane kuko yabaga azi neza yuko yahita amuvumbura. Nyamara kandi yakundaga kumwaka amafoto, ariko Jennifer yari yaranjaga rwose akayabona maze akayamwoherereza kubera ko yarayashakishaga ku mbuga nkoranyambaga za wa mukobwa nyine bibye telefone, ubundi akayoherereza uyu musore. Uyu musore yari atekanye cyane rwose, yari azi ko ari mu rukundo n'umuntu wa nyawe. Anita rero yabonye ibintu bidasanzwe maze abwira Jennifer ati iyo ntaba nkuzi neza nari gutekereza ko baguteye inda, iyo nza kuba nzi ko nibura ufite n'umusheri, kubera ko ukuntu usigaye umeze ntabwo bisanzwe, ntukijya kwiga, usigaye uryamira, usigaye ufite ubunebwe, ibintu byose utakoraga usigaye ubikora, sinzi rwose ikibazo ufite. Naho Jennifer ati oya nta kibazo mfite kandi rwose meze neza. Naho rero umunsi wakurikiye Jennifer ari kuvugana na Nikora yamubwiye ko atigeze ajya ku ishuri kubera ko nyine yatinze kubyuka. Nikora yahise amubwira ati ndumva bimbabaje kuba rwose nagusibije ishuri, ntabwo ari byo mba nshaka, uri umwana mwiza ndetse rwose uri umukobwa w'umuhanga, ndifuza ko nyine wakwiga ushyizeho umwete, ntabwo nifuza kukurangaza, ntabwo naje mu buzima bwawe kugira ngo nkurangaze. Jennifer yaramubwiye ati oya nta kibazo, humura rwose ndiyizeye, kuba ntagiye ku ishuri ntabwo bivuze yuko ntari bwige, ubu munsi nyine ndaza kwigira online nta kibazo kandi biraza kugenda neza.
Nikora rero yaramubwiye ati nkunda ukuntu uzi ubwenge n'ukuntu mba numva uzi gukora ibintu byinshi, ariko ubundi mbabarira umbwire ni iki kintu mu buzima utazi gukora. Jennifer rero yabitekerejeho maze ahita amubwira ati ikintu cyonyine ntazi gukora ntabwo nzi guteka. Umunsi umwe nigeze kujya mu gikoni ngiye gutegura amafunguro, ariko ibintu nakoze byari bitangaza. Guhera uwo munsi umusaza wanjye yambwiye ko rwose atazigera yongera kundeka njya mu gikoni kuko ibintu nakoze ntabwo azigera byibagirwa. Nikora rero yahise amubaza ati none se kubera iki mama wawe atigeze abikwigisha? Akivuga ibi rero Jennifer yacecetseho umwanya, wabonaga rwose abaye nk'umuntu uhindutse. Nikora yakomeje kumubaza ati nyine kutari kumbwira. Naho rero Jennifer ati mama wanjye ntawe ngira, ntawe uhari. Nikora yamubajije uko byagenze, maze uyu mukobwa amubwira ko ababyeyi be bitabye Imana akiri mutoya rwose, ndetse nyine ko bisa nk'aho atigeze amenya mama we, ko abana n'uyu musaza we ari nawe wamwitayeho muri byose, ari we wamufashije kugira ngo yige kugeza n'uyu munsi. Nikora rero yahise amubwira ati musaza wawe ni ukuri ararenze rwose, ndumva ari umuntu wo gushimirwa. Naho rero Jennifer yahise amubaza ati hanyuma se wowe bimeze biti? Nikora rero yahise amubwira ati nanjye bisa nk'ibyo, kuko ababyeyi banjye bagiye hanze, ariko ntabwo nongeye kumenya amakuru yabo, ntabwo bigeze bongera kugaruka. Ubwo nyine nifata nk'aho ntabwo mfite kuko nta nubwo bajya bashaka kumvugisha. Umunsi umwe rero aba ari muri wikendi, maze Nikora agahamagara Jennifer. Yamubwiye ko rero ubu ngubu agiye kujya mu gasiporo kubera ko rwose akunda gukora agasiporo ko kwiruka mu gitondo. Naho Jennifer yahise amubwira ko nawe ari uko, nawe rwose yaragiye kujya mu gasiporo. Nyamara ntabwo rwose ubundi Jennifer yajyaga abikora, gusa kubera ukuntu yakundaga uyu musore, yumvaga ikintu cyose uyu musore akunda nawe agomba kugikunda ku itegeko. Bahise rero bose bitegura, maze nyine bajya muri siporo, ndetse rwose uko birukaga ni nako babaga bari kuganira. Aho nyine Nikora yari ari kubaza Jennifer ati none se mbwira, ngiye kukubwira abakinnyi babiri ubwo urambwira uwo ukunda kurusha uwundi, ari Ronaldo ndetse na Messi, ukunda nde kurusha undi? Uyu mukobwa yahise amubwira ati ntabwo nkunda football cyane, ariko nahitamo Messi. Nikora rero yarasetse ati urakoze usubije neza, iyo utaza gusubiza Messi ntabwo rwose bari kunkira. None se ari muzike ndetse na filime bwo nyine ukunda iki? Naho rero Jennifer ati nkunda cyane rwose filime. Ati wowe se hagati y'ibyo byombi ukunda iki? Naho Nikora ati urebye rero biterwa n'uko naramutse, kubera ko hari igihe nyine mba ndi muri mood numva nashoborwa rwose na muzike ariyo yonyine yabasha kunshimisha. Hari n'ikindi gihe ariko mba numva nyine kuba nakwirebera akamuvi ari byo biza kunyubaka. Ubwo nyine ibyo rwose mbikunda bitewe n'ukuntu naramutse. Bakomeje rero kwiruka, ari nako kandi bagenda baganira ibintu byinshi biberekeye. Byarangiye rero n'ubundi Nikora atashye, ndetse n'uyu mukobwa Jennifer arataha, gusa ntabwo bari bigeze bahura. Hanyuma Jennifer ageze mu rugo, Anita yaramubonye maze ahita amubaza ati mbwira, ni wowe se cyangwa ndi kurota? Kuva ryari se wiruka? Jennifer yahise amubwira ati kuva umunsi utazi, kuva amenya yuko kwiruka ari ubuzima, ubu nyine ngomba kuzajya mbyukira muri siporo. Anita yarasetse kubera ko byari byamurenze. Yamubaje ati ahubwo se iyi myenda wambaye wayiguze ryari ko utajya ukora siporo? Ni ryari waguze iyi myenda? Jennifer ati utekereza se ko ibintu byanjye byose ubizi? Ntabwo bizi rwose, hari iby'ibanga, hari ibyo nguhisha, hari ibyo utazi. Gusa nyine tangira unyitegure ko buri wikendi nzajya mba nagiye muri siporo. Umunsi rero wakurikiye, Anita yaje kureba Jennifer, ariko asanga Jennifer ari muri dushe. Yabaye rero afashe telefone ye, gusa ibyo yasanzemo byaramutunguye. Yagiye muri iyi telefone atangira kuyireba buri cyose. Yabonye amamesaje, yitegereje neza abona ni ya nimero bavugaga. Yatangiye kureba amafoto, maze rwose Anita ahita amenya neza yuko Jennifer ari kuvugana n'uyu musore. Jennifer yakiva muri dushe yahise amubaza ati wowe se kandi waje ryari? Naho Anita ati mbwira wahereye ryari uvugana n'uyu musore? Ndabibona ko ari wa wundi wo muri ya telefone ye wa mukobwa, mbabarira rero umbwire
umaze kumukuramo amafaranga angahe ko mbizi ko rwose hashobora kuba hashize iminsi muvugana, mbabarira umbwire ayo umaze kumukuramo. Jennifer ati nta na makeya kandi nta na gahunda mfite rwose yo kuyamukuramo. Anita yahise amubwira ati ntumbwire ko rero uyu musore waba waramukunze, waba warakoze ikosa rikomeye. Naho Jennifer ati kubera iki se ntamukunda? Ntabwo nemerewe gukunda se? Njyewe nta mutima mfite. Anita ati oya ntubimbwire, mbabarira umbwire ko rwose atari ko bimeze, ko nyine gahunda ufite ariyo kumukuramo amafaranga, urabizi ko aribyo twari twapanze. Jennifer ati iyo gahunda rwose ntayo mfite. Anita ati ntabwo ugomba kumukunda kubera yuko urabizi neza ko uyu musore yakunze wa mukobwa w'icyuki yabonye, ntabwo rero we yagukunda kandi ikindi nta nubwo akuzi. Hanyuma rero ukwiriye kumwikuramo, icyo twagombaga gukora cyari ukumutwara amafaranga gusa. Jennifer yahise amubwira ati nsohokera mu cyumba, genda rwose mpa mahoro, ndumva iyo sije ntashaka kuyivuganaho nawe. Anita ati nyamara ibintu ndi kukubwira ni ibya nyabyo, ntabwo ufite uburenganzira bwo gukunda, wowe uri umujura gusa, nyine ugomba gutuburira umuntu ariko ibyo kumukunda ntabwo bigomba kuzamo. Yarasohotse ava muri kino cyumba, ariko rwose Jennifer asigara ababaye kuko nawe yarabyumvaga ko ibintu Anita amubwiye ari ukuri, cyane cyane ko yari abizi neza yuko n'ubundi bintu arimo bishobora kuba ntaho bizamugeza, ko naramuka ahuye n'uyu musore bishobora kutazaba byiza, ndetse rwose uyu musore ashobora kuzahita amwanga. Gusa nanone kubera ukuntu yari yaramukunze, nawe nyine yamukundaga atazi ibizakurikira. Undi munsi rero Nikora na Jennifer baba bari kuvugana kuri telefone, maze Nikora agahita abwira Jennifer ati none se uyu munsi ntabwo wampa amahirwe yo kugira ngo rwose mbe nakureba, nakongera nkareba isura yawe? Naho Jennifer yahise amubwira ati ariko ubundi isura yanjye niyo igushishikaje kurenza ibyo tuba turi kuvugana, wagira ngo nyine wakunze uko ngaragara inyuma. Nikora yahise amubwira ati ntakubeshye, duhura ubwa mbere nakuruwe nuko ugaragara inyuma, kuko nta kindi kintu nari nkuziho. Gusa nyine nyuma uko iminsi yagiye iza, nagiye ngira ibindi byinshi binkurura kuri wowe, nko kuba uri umukobwa w'umunyabwenge, kuba uvuga neza, kuba usetsa, kuba witonda, kuba uri umukobwa buri musore wese yakunda. Jennifer yahise amubaza ati none se iyo nza kuba ndi igikara ntabwo wari kunkunda niba warakuruwe nuko nsa? Kubera ko nyine wa mukobwa wa mbere yari inzobe, ndetse rwose inzobe cyane, nyamara rero Jennifer we yari imibiri yombi. Niyo mpamvu rero yari kubaza Nikora ati iyo nza kuba igikara ntabwo wari kunkunda, yagira ngo yumve ko nyine nibura Nikora yabasha no gukunda umukobwa w'igikara. Nikora yahise amubwira ati ibyo bintu rega nta hantu bihuriye, kubera ko ubundi abayegise banjye bose bari ibikara, nta n'umukobwa n'umwe w'inzobe nigeze nkunda, kubera ko Nikora nawe yari umusore w'inzobe. Hanyuma rero Jennifer yakomeje nyine kumubaza ati none se ubundi mu by'ukuri uba wumva uko umuntu agaragara ari iby'agaciro cyane kuri wowe? Nikora rero yaramubwiye ati nyine buriya umuntu iyo muhuye akagukunda, byanze bikunze hari ibiba bimukuruye kuri wowe, kandi kenshi cyane biba ari ibintu nyine biri inyuma kuri wowe, kubera ko iby'imbere ntabwo aba abizi. Ariko nyine wowe rwose mfite byinshi nagukundiye ku buryo ntakubwira ngo uko umeze inyuma nibyo byankuruye gusa nyine ku intangiriro niko byagenze, ariko uyu munsi nabikubwiye mfite byinshi ngukundira. Nikora rero yahise amubwira ati gusa nyine ibyo tunabyihoreye byo kuvugana turebana, reka nihangane ntegereze ukwezi gutaha, kubera ko wanyemereye ko twazahura nzakurebe amaso ku maso. Gusa ndumva nkumbuye kongera kubona ya sura yawe itagira uko isa. Uko yavugaga ibi ngibi rero niko Jennifer yumvaga umutima uri kudiha, kuko yatekerezaga ko igihe cyo gutakaza umusore yakunze kiri hafi kugera. Umunsi wo guhura rero wegereje, Nikora yahamagaye Jennifer maze aramubwira tumva ntabwo ushobora kumva ukuntu ngukumbuye, tekereza ko ngukumbura nkakumbura n'ijwi ryawe, noneho ndi gutekereza umunsi tuzahura nguhobereye ngufite mu gituza cyanjye, nzaba numva bisa nkaho rwose by'isi byose mbifite, ndumva atari njye nzarota uwo munsi ugera.
ntabwo ushobora kumva ukuntu mba numva nyine nkeneye ko uba uwanjye, ukaba uwanjye njyenyine, atari ukumva ijwi gusa ahubwo ukaba uwanjye wese. Jennifer rero nawe bari kumubwira ati nanjye ndagukumbuye cyane, ntabwo ushobora kubyumva. Muri kano kanya rero Nicola ahita abwira Jennifer ati ariko ntabwo ushobora kubyumva ukuntu uyu munsi wari umunsi wanjye w'amahirwe, uzi ya application yahoze uri kumfasha gukora, ubu rwose aho nagombaga kuyitanga bayemeye. Hanyuma rero ubu ngubu niba hari umuntu muri kuvugana ufite amafaranga ni njyewe, banyishyuye amafaranga menshi ntatekerezaga ko ibi bintu rwose bishoboka. Jennifer yahise amubwira ati felicitation ni ukuri. Naho rero Nicola ati byose ariko ni ukubera wowe, kubera ko wazanye umugisha mu buzima bwanjye. Ibi byose byari byaranze kurangira, ariko utekereza ko ibitekerezo wampaye byatumye ibintu byose bihita bigenda neza. Jennifer ati rega nabyo niga kuri kaminuza, urumva rero ni ibintu byanjye nyine, ku buryo kubikora rwose ari ibintu byoroshye, ndetse kuba nagufasha byo nyine byari bimeze rwose nko guhumbya no guhumbura, nta kintu kigoye cyari kirimo. Nicola rero yahise amubwira ati hanyuma rero ndashaka nyine nimero de konte yawe, kubera ko ndifuza kukohererezaho akantu, maze rwose nawe uyu munsi ukishima kubera ko waramfashije. Jennifer yahise amubwira ati ariko ni ukuri urakoze cyane, ariko nta mafaranga nkeneye muri iyi minsi, nta kibazo naba mfite. Nubwo bwose Jennifer yakundaga amafaranga, ariko yumvaga adakeneye amafaranga avuye kuri uyu musore, yaramukundaga bya nyabyo ku buryo yumvaga nta n'igiceri cyamuvaho. Nicola yahise amubwira ati yego ndabizi ko ntayo ukeneye, ariko nanone bifate nk'impano nguhaye, uyikoresha icyo ushaka, nushaka ugenda uyiguremo inkweto n'imibavu n'ibindi bintu byose wumva nyine ushaka, ariko bifate nk'aho ari impano nguhaye, kuko rwose ndumva nishimye ku buryo ngomba kugira akantu ngukorera. Byarangiye akomeje kwinginga Jennifer, maze ubwo abura uko abigenza. Yamuhereje rero nimero de konte kugira ngo amushyireho nyine ayo mafaranga yari amwemereye. Jennifer rero yabonye message arikanga, maze agira ngo ari kurota. Yahise ajya kureba rero Anita, maze aramubwira tumva ibintu se bibayeho wabyemera? Ntabwo wakumva ukuntu kano kanya turi kuvugana Nicola amaze kunyohereza amafaranga. Anita ati akohereje angahe se? Naho rero Jennifer yahise amwereka ku ntoki, maze amwereka kabiri, atakoherereje se 20,000? Jennifer ati hoya. Atakohereje se 200,000? Jennifer ati hoya. Ati ndakubwira 2,000,000. Uyu mukobwa rero Anita yahise atungurwa ati 2,000,000? Gute se umusore wanga ko muravugana murebana yakoherereza 2,000,000? Umusore wimye n'imbuga nkoranyambaga zawe ni gute yakoherereza ayo mafaranga? Naho rero Jennifer ati nanjye ntabwo mbizi, nabonye yanyoherereza, tekereza ko nyine yansabye imbuga nkoranyambaga zanjye, maze mubwira ko zose nazisibye kuko zandangazaga mu masomo yanjye. Hanyuma kandi namubwiye ko ndi hafi kuzakora urundi, ariko yarambwiye ati tuza nta kibazo, uzabikore nyine witonze. Aba bakobwa rero bari bumiwe, batari ko rwose uriya musore aragukunda, ikibazo nuko nyine yakwibeshyeho, ariko se ubundi uriya mukobwa buriya yamuhaye iki cyatumye amukunda kuriya? Batangiye rero kubiseka. Naho Jennifer ati mbabarira wivuga ibyo bintu, kuko iyo bivuze nko ku mutima, uriya musore ndamukunda ku buryo numva ntiteguye kumubura, ndumva nyine agomba kuzaba uwanjye nubwo ntazi inzira bizanyuramo. Anita rero yahise amubwira ati reka ibyo tubyihorere, ahubwo se turasohokera hehe? Jennifer yahise amubwira ati urumva nyine nabanje guhita nishyura amasomo, kubera ko urumva nawe nyine nari mfite ibintu byinshi cyane bimbangamiye. Nk'ubu ngubu nyine urabizi ko nari mfite amasomo menshi ntarishyura, nabanje kuyishyura ariko ntabwo amafaranga yashize. Ubu rwose twagenda noneho, cyane cyane ko nanatuje kuba nzi yuko amasomo yanjye yose yishyuye. Ubu rwose ni amahoro noneho. Bahise bambara rero bihuta kugira ngo nyine basohoke bajye kwishimisha, kubera ko kano kanya bari bari kubyina bavuga yuko noneho bafite amafaranga kandi batigeze biba. Anita rero kandi yabwiye Jennifer atari ko se ubu si cyo gihe kugira ngo tube twahagarika kwiba, njye mbona rwose igihe kigeze kugira ngo tubihagarike. Naho Jennifer yahise amubwira ati rega ikibazo ni kimwe, nuko bino bintu noneho bimaze kuba nk'ingeso, nsigaye niba n'ibintu ntakeneye. Uzi ko iyo mbonye akantu ako ariko kose mba numva nakiba, n'akantu nabasha kwigurira koroheje mba numva nyine ngomba kugatwara.
ntakubeshye ndabona ibi bintu bimaze kuba rwose nk'indwara, kubera ko sinkibikora nk'uko nabikoraga kera, kubera ko nta bushobozi twari dufite. Urabizi nyine ibi bintu tujya kubitangira, nabitangiranye na musaza wanjye, kubera ko nta bushobozi namba twari dufite kandi twagombaga kubaho, rero twagombaga kwiba kugira ngo tubeho, ariko nyamara kubireka byaranze neza neza, ku buryo n'iyo mbigerageje n'ubundi birangira mbonye akantu nkumva nkeneye kugatwara. Anita rero yahise amubwira ati ariko nukuri ibi bintu biteye ubwoba, ariko nanone tekereza umunsi Nikora azamenya ko uri umujura azahita akwanga, nanone niyo yaba yarakwemeye azakwanga. Jennifer rero yaramubwiye ati sinzi icyo gukora, gusa nyine ubanza nkeneye umuganga wabimfashamo kugira ngo rwose ibi bintu bimvemo, kuko nakubeshye ngiye rwose nsigaye numva ari indwara. Ati tekereza ko umusaza wanjye we yabiretse bikemera neza neza, ariko njyewe bikaba byaranze. Noneho ubu ngubu mba ngomba no kumwihisha cyane, kuko aramutse abimenye ko nkibikora agahinda kamwica, azi ko nanjye nabiretse. Umunsi rero wo guhura bose bari bashyushye ku mpande zombi, dore ko nyine Nikora yari ari kujya afata imyenda maze akabaza umushuti we ati ndambara uwuhe muri iyi ngiyi. Babonaga byamucanze, yibazaga nyine uwo ari bwambare kugira ngo agaragare neza kurenza indi minsi. Uyu mushuti we rero yamufashije guhitamo, maze ahita amubwira ati rwose amahirwe masa, ati harya ubundi wambwiye yuko angana gute? Naho rero uyu musore Nikora atafite imyaka 23, gusa nyine nabanje kugira impungenge kubera ko nyine ngewe muruta cyane, ariko nanone turi kuganira numvise ko uriya mukobwa azi ubwenge ndetse rwose ari umuntu nyine wumva yuko mu mutwe we hakuze, byatumye rero impungenge zishira. Harya ntabwo ndakwereka ifoto ye? Ubwo nyine yahise amwereka ifoto ya wa mukobwa wundi wa mbere. Uyu mushuti rero akiyibona yahise amubwira ati ariko uyu mukobwa ntabwo afite imyaka 23, sinzi impamvu ibyo bintu wabyizeye. Naho rero Nikora ati niyo afite, kubera yuko uyu mukobwa ntabwo ashobora kubeshya, niyo turi kuganira mba mbyumva ko ari umukobwa nyine udafite utundi tuntu ku ruhande, ni wa mukobwa uba ugendera ku murongo, ku buryo ibyo avuga byose uba ubyumva ko ari umunyakuri, aratuje, ni umukobwa nyine ufite umutima mwiza, ni umukobwa warezwe ufite ikinyabupfura, ntabwo rero rwose yambeshya, ndumva mwizeye, ibyo yambwiye ni ibya nyabyo, wowe gusa humura nzamuzana maze muhure nawe uzamwibonera. Uyu mushuti wese amubwira ati rero n'ubundi ngewe nari ngiye, gusa nyine ndakwifuriza amahirwe masa kuri rendez-vous yawe, nizere ko biza kugenda neza, ubwo uraza kumbwira icyavuyemo. Nikora ati genda rwose, gusa ngewe nyine nashyushye, ndi kumva atari jye ndi burote duhuye, ntabwo ushobora kubyumva ukuntu ndi kumva ibyishimo byandenze. Nikora rero yaragiye yicara muri resto bagombaga guhuriramo, nyamara ku rundi ruhande Jennifer we yari yabuze icyo gukora, yari ari kuzenguruka mu cyumba cye yibaza niba ari buze kujya kuri iyi rendez-vous cyangwa atari buze kujyayo. Wabonaga nyine ubwoba bwamwishe, ari kwibaza icyo gukora yakibuze. Amasaha rero yaragiye rwose aricuma, maze Nikora abona ko uyu mukobwa yatinze, yatangiye kumuhamagara ariko akajya yumva telefone ye ntabwo iri ku murongo. Gusa nanone yakomeje kwicara arihangana, kuko yumvaga uko byagenda kose uyu mukobwa ari buze kuza. Hashize umwanya, maze Jennifer nawe atangira gutekereza ati ariko wagenda, kubera ko rwose ndumva nanjye ntabona amahoro ndamutse ntagiye ngo nibura nanamurebe amaso ku yandi. Jennifer rero yarambaye maze afata inzira aragenda, ariko ageze mu muryango wa resto akubise amaso uyu musore yumvise umutima umusimbutse, maze kugenda ngo amwegere biramunanira, cyane cyane ko yumvaga atazi aho yahera amubwira ko ari we bavuganaga. Yicaye ahantu rero maze areba uyu musore, hashize akanya yarikomeje maze aragenda aramusuhuza, yaramubwiye ati none se nakwicara hano? Uyu musore yaramubwiye ati ndakeka bitaba ari igitekerezo cyiza, kubera ko ntegereje umuntu. Naho rero Jennifer yahise amubwira ati nanjye ariko ndamutegereje, murakoze. Ahubwo yahise yicara kandi nta umuhaye ibyicaro. Uyu musore yahise amubaza ati none se umuntu utegereje ninde? Naho Jennifer ati ntegereje umukunzi wanjye.
Nikora rero yahise amubwira ati nanjye nuko ntegereje umukunzi wanjye. Naho rero Jennifer yakomeje nyine kuganiriza Nikora. Nikora yaramubajije ati none se uwo mukunzi wawe utegereje mumaze igihe kingana iki mukundana? Jennifer yahise amubwira ati icyagutangaza ni uko ntanamuzi kuko sindamubona na rimwe, twahuriye ku mbuga nkoranyambaga. Nikora yahise amubwira ati ko numva si ibyo bintu atari byiza, nkurikije imyaka ndi kubona ufite, uri mutoya ku buryo udakwiriye rwose guhurira n'abantu ku mbuga nkoranyambaga. Jennifer turavuze ngo ntabwo nkwiriye kujya mu rukundo se? Nawe Nikora ati si ibyo mvuze, ariko ntabwo ukwiriye gukundana n'umuntu mutaziranye kubera ko uracyari mutoya, ubwo rero ugomba kwitonda cyane kubera ko abantu b'ubu ntabwo bose ari beza. Jennifer yahise amubaza ati hanyuma se wowe nyine umukunzi utegereje wowe mwamenyanye gute? Nikora nawe yamubwije ukuri maze aramubwira ati bisa nkaho uyu munsi aribwo tugiye guhura amaso ku maso neza, kubera ko umunsi twahuye byasaga nkaho rwose nta mwanya twigeze tumarana. Yamubwiye rero buri kimwe cyose. Jennifer yaramubwiye ati noneho rero reka nkureke, ndabona n'ubundi uwo ntegereje yatinze kuza, reka mbe nigendeye. Yarahagurutse agiye gusohoka. Uyu musore yasigaye ari kwibaza ati ariko iryo jwi nta hantu ndizi, ko numva wagira ngo rino jwi nsanzwe ndizi. Gusa nyine yaravuze ati reka mbyihorere, maze akomeza gutegereza. Icyo atari azi ni uko uwo yari ategereje bari bamaze guhura ndetse yaramaze kugenda. Jennifer yaragiye ageze mu rugo maze rwose yumva abuze amahoro. Yari ari kwibaza ukuntu ibintu bizarangira kuko yabonaga noneho biri kugenda birushaho kumutera ubwoba. Nyamara Nikora we yari agitegereje umukunzi we utarigeze aza, dore ko amasaha yagiye agakura ndetse bikarinda ubwo bigira saa 5 z'ijoro agitegereje ya telefone itari gucamo. Yarahagurutse arataha mu gahinda kenshi, maze akigera mu rugo wa mushuti yaramubajije ati none se byagenze bite? Naho Nikora ati mbabarira, sinshaka kuvuga, mbabarira ibi bintu nzabivugaho undi munsi, kubera ko rwose uyu munsi nta jambo na rimwe ryo kuvuga mfite. Jennifer rero ageze mu rugo yabwiye ibintu byose Anita, maze aramubaza ati none nk'ubu ngubu uratekereza wa mukobwa nasimbuye ubundi ari hehe? Naho rero Anita yahise amubwira ati ndakeka yuko ubu ashobora kuba yibereye ahantu anameze neza, ushobora no gusanga yarakoze ubukwe yibereye mu rugo rwe yishimye kurusha uko twebwe duhangayitse ubu ngubu. Jennifer ati Imana ibimfashemo biba ariko bimeze, kubera ko hari umunsi njye nicara ngatekereza baramutse bongeye guhura. Gusa wabonaga nyine Jennifer nawe yari yihebye kubera ko nyine yabonaga ibintu bitari kugenda neza habe na gatoya. Gusa nanone yafashe telefone maze ahamagara Nikora. Yaramubwiye ati umbabarire rwose kuba nyine natumye uba uri wenyine simbashe kuza. Nikora ati mbabarira umbwira ahubwo kuko rwose mfite ubwoba, nari mpangayitse, nta kintu cyakubayeho, uri muzima? Jennifer ati yego ndi muzima, ahubwo nyine telefone bayinyibye, hanyuma rero byabaye ngombwa nyine ko njya gushaka iyindi telefone kugira ngo mbashe kukuvugisha, naho ya yindi yo bayitwaye, kandi rwose byabaye nabi ku buryo n'ubu ngubu ndumva ngifite ubwoba kubera ko abajura nyine batwaye ibintu byose nari mfite. Gusa nyine ndi muzima, ntabwo bigeze bankomeretsa, ariko na n'ubu ndumva nyine ngifite ubwoba ukuntu. Nikora rero yahise amubwira ati ndumva nanjye ngize ubwoba, gusa nabyiyumvagamo rwose ko hari ikintu cyakubayeho, ariko nanone ubwo batagukomerekeje nta kibazo, ibya telefone byo tuzaba tubireba undi munsi, dore ko nyine ubu yari ari gukoresha telefone ya Anita kugira ngo ajijishe uyu musore. Nikora rero we yari yiruhukije kubera ko yari yumvise ko nibura umukunzi we ameze neza. Yaramubwiye ati nta kibazo, tuzaba dupanga ikindi gihe maze twongere duhure, icyangombwa ni uko uri amahoro. Jennifer yaramubwiye ati nari mpangayitse, nibazaga icyo uri gutekereza naho uri, maze rwose nkumva ndahangayitse cyane. Nikora ati ahubwo ninjye nari mpangayitse kuko nibazaga niba wanyanze, niba se hari icyakubayeho. Urumva ko nanjye rwose ntari ntuje, ariko ubu ngubu noneho ndatuje kandi ngiye kuryama noneho meze neza
gusa nyine urara haryana kandi Imana ikundindire, ndagukunda urabizi. Jennifer ati nanjye ndagukunda kandi rwose nzahora ngukunda. Nyuma rero y'icyumweru Nikora ari kwigendera mu nzira, yagiye kubona abona umukobwa usa neza neza na wa wundi bahuye bwa mbere. Yaramwitegereje maze ahita avuga atari kuriya si Jennifer. Yahise ava mu modoka maze agenda yiruka amusanga ati Jennifer amakuru. Uyu mukobwa rero yarahindukiye maze abona ni Nikora. Yahise amubwira ati umeze ute se? Umeze neza, gusa ntabwo nitwa Jennifer, njyewe nitwa Bella. Nikora ati ngo iki? Kandi nyine ari we wambwiye yuko witwa Jennifer. Uyu mukobwa ati nari kubikubwirira hehe se, kandi umunsi nguha nimero ari nabwo nabuze telefone yanjye, ngiye urumva narongeye kuvugana nawe? Ntabwo rwose nigeze mbikubwira. Nikora ati oya, ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo wongeye kuvugana nanjye kandi twavuganaga buri munsi twavuganaga. Naho rero uyu mukobwa ati ariko se ubundi wabaye iki? Ko numva ibintu uri kumbwira rwose ntabizi, twavugana gute njye ko nabuze nimero umunsi uyima? Naho rero Nikora ati ngwino rwose nkwereke muri telefone, dore nari nyisize mu modoka wirebere. Bagiye mu modoka maze amuha telefone ati rebere chat zose twagiranye, reba ko buri munsi tudahamagarana, gute uri kumbwira ibyo bintu? Bella rero yararebye maze arumirwa, yahise amubwira ati uzi n'ikindi, uyu muntu ashobora kuba ari umutubuzi. Uyu muntu ahubwo niwe wanyibiye telefone, ariko nanone ndibaza impamvu yanyitiriye. Naho Nikora ati oya ntabwo ari umutubuzi, kuko nyine uyu muntu ni umukobwa, ikindi kandi nta na rimwe yigeze ansaba amafaranga. Bella ati kuba ari umukobwa se ni ubwa mbere nyine wabonye ko umenye ko hari ama application ahindura amajwi, umuntu agashobora kuba ari umuhungu ariko akivugishwa nk'umukobwa? Ibyo rwose ni ibintu bisanzwe, ahubwo se kuki yakoze ibi byose? Ariko njye ndumva icyiza ari uko twagana polisi kugira ngo uyu muntu afatwe, kubera ko nkeneye kubona telefone yanjye. Ikindi kandi ashobora kuba ari kwiba abantu benshi akoresheje izina ryanjye. Nyamara rero Bella yaranamubwiye ati none se ubundi ko nyine iyi nimero n'ubundi atari iyanjye byagenze bite? Naho rero Nikora ati nyine yambwiye yuko telefone yagize ikibazo, ariyo mpamvu yahinduye nimero, yabimbwiraga kandi mu izina ryawe rwose. Bella rero yarumiwe, ariko bahise bagana polisi kugira ngo bajye kuyibwira ikibazo uko kimeze. Ntibyatinze rero polisi yatangiye gushakisha iyi nimero, dore ko nyine Nikora yakomezaga kuvugana n'iyi nimero nk'aho nta cyabaye. Hanyuma bamaze kumenya karitsiye iyi nimero iherereyemo, maze basaba Nikora ko bajyana kugira ngo barebe nyine ko uyu muntu ari we bavugana bya nyabyo. Bagiye muri iyi karitsiye maze baparika imodoka ku muhanda. Nikora rero yakomeje guhamagara iyi nimero, maze mu kanya gato agiye kubona abona arahamagaye, ariko abona rwose begereye neza cyane ahantu iyi nimero iri. Jennifer rero yasohotse mu gipangu, ariko nyine yaragiye ku ishuri. Akimara gusohoka Nikora yarahamagaye, ahamagaye n'ubundi abona uyu mukobwa niwe uri kwitaba telefone. Yabwiye polisi ati byanze bikunze ni uriya, kuko yaranakubye ahita abona ko uyu mukobwa abitse telefone. Polisi rero yahise ijya gufata nyine uyu mukobwa, dore ko rwose hari muri metero nkeya. Uyu mukobwa yarababwiye ati nimumbabarire kubera ko nari mfite ibizami, mumbabarire ndaza kuza kuri polisi maze kubikora. Abapolisi bati hoya ntabwo bishoboka, kuko urashinjwa ubutekamutwe, ubujura n'ibindi bigiye bitandukanye. Nikora rero wari wavuye mu modoka abakurikiye, yahise abona ari wa mukobwa yiboneye kuri resto wamubwiraga ko hari umuntu ategereje. Yarumiwe kuko ubundi yarazi ko nibura ari umuntu bataziranye, ariko yahise abona ko bigeze no guhura. Yahise abwira rero aba bapolisi ati nimumureke ajye gukora ibizami, arabikora mutegereje, ngewe ndamwizanira. Baramuretse rero maze ajya gukora ibizami. Gusa bari mu modoka Nikora yaramubajije ati kubera iki wakoze ibi bintu, kubera iki waje guhura nanjye kuri resto? Jennifer yaramubwiye ati urebye ibi bintu rwose nanjye sinakubwira ukuntu byatangiye, gusa byatangiye niyibiye telefone
niyo yonyine numvaga nkeneye kwiba, uko naje kukuvugisha rero byo rwose sinzi uko byagenze nuko byakomeje, sinakubeshya, gusa nyine nabonye amafoto yawe maze mpita ntangira kugukunda. Natangiye no kukuvugisha gutyo, ariko mu by'ukuri bitangira ntabwo nari nkuzi, nta na gahunda yo kukuvugisha nari mfite, icyo nishakiraga cyari telefone gusa. Nicola yaramubajije ati none se gute umukobwa mwiza nkawe ukiri mutoya ufite imbere heza rwose utegereje kuzagira ibyiza bizamubaho gute aba umujura? Naho rero uyu mwana ati ibi byose byatangiye tukimara kubura ababyeyi. Yamubwiye rero izi nkuru zose z'ukuntu babuze ababyeyi n'ukuntu byagenze kugira ngo yisange ari kwiba, ko ariko nyine bisa nkaho noneho ubu ngubu byamaze kumubana ingeso. Nicola rero byaramubabaje, yumvise nawe atazi icyo gukora, gusa nyine nawe byari byamurenze, ariko nanone uyu mukobwa yagombaga nyine guhanwa kubera ko yari yakoze amakosa. Bageze kuri polisi rero maze bamubaza telefone y'uyu mukobwa, dore ko nyine byose ari Nicola ari kubikurikirana. Yavuze ko rero telefone yayigurishije ndetse ko n'amafaranga yayakoresheje. Uyu musore yahise ababwira ko nta kibazo, iyi telefone azayishyura maze bakamureka ntibamufunge. Baramuretse rero maze arataha. Nicola ya telefone yarayiguze maze ayishyura uyu mukobwa mu ibanga rikomeye, ku buryo rwose uyu mukobwa atigeze amenya ibyabaye. Jennifer rero yageze iwabo maze ahita ajya mu cyumba, yarafunze, ubundi yicara hasi, yararize nk'agahinja. Nta muntu n'umwe yifuzaga kuvugisha, yaba musaza we yaba Anita, nta n'umwe yifuzaga kubona imbere ye kubera ko yumvaga isi yamwikaragiyeho uyu munsi. Nicola we rero yari ameze nk'umuntu uri mu kiriyo, dore ko nawe agahinda kari kose. Wa mushuti we rero yaje kumureba maze amubaza uko ibintu byose bimeze. Nicola yamubwiye byose ku murongo, nyamara telefone ntabwo yari iri kurekeraho gusona, dore ko nyine Jennifer yari akiri guhamagara uyu musore, nyamara ntabwo yashakaga kumwitaba. Yumvaga kuba yarahuye na Bella wa nyawe byakabaye bimushimisha, ariko nanone yumvaga nta mahoro afite habe na gatoya, dore ko yari ari kubwira uyu mushuti ati sinzi impamvu ndi kumva ntishimye, ndi kumva nta mahoro mfite, kandi mu by'ukuri umukobwa nakunze wa nyawe namubonye, ariko n'ubundi ndumva bisa nkaho rwose ntacyo bimbwiye. Yabwiye rero uyu mushuti we wari unameze nk'umuvandimwe we ati uzi ikintu nshaka kumfasha? Uyu mukobwa Jennifer ndifuza ko umufasha, ndifuza ko uzamuhamagara maze mukaganira, kubera ko uyu mukobwa afite ibibazo by'imitekerereze, akeneye umuganga. Iby'urukundo byo rwose nta birimo, ikigaragara cyo akeneye umuganga wamufasha. Ndabigusabye uzabimumfashirize, fagitire nzayishyura nta kibazo. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati nta kibazo, wumpe nimero nzamuhamagara, byose nzabikora kandi neza. Ku rundi ruhande rero Bella nawe yatangiye kujya yirirwa ahamagara Nicola, nyamara Nicola rwose yumvaga atabyishimiye kuvugana n'uyu mukobwa. Wumvaga nyine bisa nkaho rwose ntacyo bimubwiye kuba hari. Ikigaragara cyo Nicola yari yaramaze gukunda uyu muntu birirwaga baganira, ku buryo uyu bahuye byasaga nkaho nta kamaro na gatoya afite mu buzima bwe. Umunsi umwe rero Bella yahamagaye Nicola maze aramubwira ati hari umushuti wanjye ufite ikirori, ngomba kuza muri uwo mujyi kandi nta wundi muntu mpazi uretse wowe. Ndakeka nyine njye nawe tumaze kumenyana bihagije kubera ko tumaze igihe tuvugana, ubwo nyine nizere ko rwose wanyemerera maze nkazarara aho ngaho. Nicola yahise amubaza ati none se utabeshya ntabwo byakubangamira? Nyine we yumvaga bidashoboka ko uyu mukobwa yamuhamagara amusaba kuza kuharara kandi abizi neza ko ari umusore wibana. Uyu mukobwa rero Bella yahise amubwira ati bishatse kuvuga se ko unyemereye? Ati urakoze cyane, ubwo nyine naheje rwose nzaba nkugezeho. Nyamara Nicola ntabwo yari amwemereye, yashakaga rwose no kumuhakanira kuko yumvaga adashaka ko uyu mukobwa aza hano, ariko uyu mukobwa yakubye telefone ndetse rwose ahita anayikuraho kugira ngo uyu musore ataza kongera kumuhamagara amubwira ko bidashoboka.
naho rero ku rundi ruhande Nikora uko yahaye nimero wa mushuti we kugira ngo azahamagare Jennifer, ni nako yoherereje nimero Jennifer amubwira ati uzahamagara uwo muntu, ni umuganga azagufasha ku kibazo ufite. Jennifer rero we yaricaye yitekerezaho maze asanga koko akwiriye umuganga. Yahamagaye rero uyu muganga Nikora yari yamurangiye, maze nyine amubwira ko amushaka. Yagiye kumureba ariko birumvikana uyu mushuti wa Nikora we yari azi neza Jennifer. Baricaye rero bari kuganira, maze Jennifer amubwira ati ndifuza ko wamfasha. Nikora yanyoherereje nimero zawe kandi ndabizi ko uri inshuti ye cyane, kuko igihe cyose twavuganaga ntabwo twari kurangiza ikiganiro izina ryawe ritajemo inshuro nk'ebyiri. Ndabizi rero ko muri inshuti cyane, ndifuza rero ko wampa umufasha. Jennifer rero yaramubwiye ati ubufasha bwa mbere nifuza ni ukuvugana na Nikora ariko biciye kuri wowe, kubera ko njyewe ntabwo anyitaba, mesaje zanjye ntabwo zisubiza, kandi mu by'ukuri ndumva nkeneye kumuvugisha, kuko niba hari umuti watuma nkira vuba ni Nikora. Uyu muganga rero yaramubwiye ati nta kibazo, gusa nanone ukeneye nyine n'ibiganiro by'umwihariko. Niwemera ko tugiye kuzajya tuganira nta kibazo rwose, nzabigukorera ibyo ngibyo ushaka, ariko ukeneye ko nkwitaho nkakuganiriza kubera ko ukeneye gukira. Jennifer yaramubwiye ati nta kibazo, ariko n'ibyo bindi nyine ubimfashemo. Umunsi rero wakurikiye uyu mushuti wa Nikora yaramuhamagaye maze aramubwira ati wamenya se yuko Jennifer yaje kundeba ku kazi? Nikora yari afite amatsiko menshi yo kubimenya, dore ko rwose bakimubwira ibi yahise amwenyura ati yaje. Naho rero uyu mushuti ati cyane rwose, gusa nyine yansabye ko namufasha kugira ngo mujye muvugana ariko binyuzeho kubera ko utamwitaba. Nikora ati arashaka kumvugisha cyane se? Naho uyu muganga ati cyane rwose. Nikora yacecetseho akanya, uyu muganga arahita amubaza ati uracyahari? Nikora ati yego, gusa wabonaga Nikora yishimye nanone ko uyu mukobwa akimutekereza ndetse rwose ashaka ko bavugana. Nikora yaramubwiye ati wanyohereza se fagitire ye? Muganga ati hoya, yayiyishyuriye, yambwiye ko ashaka kuyishyurira. Uyu mushuti rero yahise amubaza ati none se Bella yakugezeho? Nikora ati yangezeho, ariko nyine yabanje kwimyoza mbere yo kumusubiza. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati none reka nkureke ne kugutwarira umwanya. Naho rero Nikora yarongeye arimyoza aramwihorera nyine. Wabonaga yuko atishimiye Bella habe na gatoya. Umunsi wakurikiye rero Nikora ubona rwose ari busy mu kazi, maze Bella agahita amusanga aho yari ari akamuturuka inyuma maze akamufata ku rutugu ati sheri umeze neza? Naho Nikora ati yego meze neza nta kibazo. Bella ati none se ko hari serivisi nagira ngo ngusabe? Nikora ati ni ibiki se? Naho Bella ati urumva mukuru wanjye hari nyine emisiyo agiye gukora kuri televiziyo, ariko kandi akeneye nyine amafaranga kugira ngo akore amapublicité abantu benshi bazabikurikire. Uyu musore yahise amubaza ati ubwo se ayo mafaranga uri kuvuga nangahe? Naho rero uyu mukobwa ati akeneye miliyoni. Nikora yahise amubaza ati hanyuma se njyewe nyine nzaguha inkunga yangahe? Naho Bella ati miliyoni nyine. Uyu musore yahise atangazwa nuko amafaranga akenewe yose ari we bari kuyaka. Yaramubwiye ati okay, nta kibazo, noneho reka mbitekerezeho. Uyu mukobwa rero yakomeje nyine kumukorera ka massage ati none se sheri ni iki nakora kugira ngo bigufate kwihutisha gufata umwanzuro? Nikora yaramubwiye ati icyo wakora ni kimwe, ni ukundeka njyenyine maze ukampa umwanya nkabitekerezaho neza, nicyo cyonyine nifuza. Umunsi wakurikiye rero Bella yarongeye amusanga muri biro aba ari gukoreramo, ariko ubwo nyine ni mu rugo, maze n'ubundi aza ari kumusomagura. Yahise amubaza ati none se mukunzi amafaranga wayanyemereye? Nikora rero yaratunguwe kuko rwose wagira ngo uyu mukobwa yashakaga yuko baryamana kugira ngo amuhaye amafaranga. Nikora yaramubwiye ati ariko nakubwiye ko nyine ngomba kubitekerezaho. Naho uyu mukobwa ati none se ubu ntabwo uramara kubitekerezaho ko nyakeneye cyane?
Nikora yaramubajije ati ariko se ubundi uzataha ryari? Hashize iminsi 5 yose uri hano kandi warongeye ko ari uko harara ijoro rimwe. Naho uyu mukobwa ati iminsi 5 yose habe no kunkoraho habe no kundeba, wagira ngo ntabwo uba uri kumbona, kubera iki se utankora ariko ukampa amafaranga? Nikora yarumiwe yaravuze ati uyu mukobwa se kandi ari kwigurisha. Yahise yihagurukira maze yigira mu cyumba, ariko nyine imyitwarire y'uyu mukobwa yari iri kugenda rwose irushaho kumutangaza, dore ko Nikora we ibyo byo kuryamana n'uyu mukobwa ntabyo yashakaga, nta n'ikindi yashakaga gukorana nawe, kuko urebye byasaga nkaho nta rukundo namba akimufitiye, ahubwo umutima we wose wari wibereye kuri Jennifer. Bamaze igihe kinini baganira, mu by'ukuri niwe yari yarakunze bya nyabyo. Naho rero Jennifer we yakomeje kugenda abonana na muganga, maze rwose bigeraho atangira kwisanzura, yamubwiye buri kimwe cyose kimwerekeye, ndetse rwose uko iminsi yagendaga ishira niko bagendaga baba inshuti, maze muganga akagenda amugira inama noneho zirenzeho. Umunsi umwe rero Jennifer yaje kureba muganga, maze aramubwira ati muga, warakoze cyane kubera ko rwose wampinduriye ubuzima, ubu ngubu ntabwo ngitekereza kwiba, ndetse rwose niyo nabona umuntu wataye telefone ndayitoragura nkayimuhereza, kuko byararangiye. Warakoze rero kumbera w'umumaro, warakoze kandi kumbera inshuti nziza. Muganga rero yarishimye kuko nawe yari yaramaze kubona ko uyu mwana ari umwana mwiza cyane, ahubwo icyabaye ari uko nyine byamubereye nk'uburwayi, ibintu yabayemo igihe kirekire, ariko ubundi yari umwana mwiza. Ikindi kandi Jennifer yari yaramubwiye ukuntu urugendo rwo gutangira gukunda Nikora rwatangiye, ndetse aramubwira ati n'ubu ngubu tuvugana Nikora ndacyamukunda, nta musore n'umwe nigeze nkunda mu buzima, ariko Nikora nkibona ifoto ye nabuze amahoro. Tekereza ko umushuti wanjye we yashakaga ko rwose dutangira kumukuramo amafaranga, ariko sinigeze nshaka kuyamukuramo kuko numvaga ntashaka n'igiceri cy'icumi kimuvuyemo. Muganga rero yarumiwe nyine, maze rwose amenya neza yuko urukundo Jennifer akunda Nikora ari urwa nyarwo. Nikora rero yabonye ko Bella adashaka kumuvira mu rugo, byabaye ngombwa rwose ko amwirukana, kuko yabonaga imico y'uyu mukobwa batahuza habe na gatoya. Yaramwirukanye rero, ariko nyine agenda ababaye, gusa nta kundi byagombaga kugenda kubera ko Nikora ntabwo yamukundaga. Nta mpamvu rero yuko uyu mukobwa yagombaga gukomeza kumwizirikaho. Ku rundi ruhande rero umushuti we yaramuhamagaye, maze amubwira inkuru nziza yuko nyine Jennifer yakize ndetse ameze neza. Gusa nanone iki gihe Nikora yahamagaraga Jennifer, maze agasanga nimero ntiriho, kubera ko Jennifer yari yarakuyeho telefone kugira ngo abe concentre mu kwivuza, maze rwose amere neza. Muganga rero yabwiye Nikora ati igitangaje, uriya mukobwa ni umwana mwiza cyane, ndetse namenye uruhande rwe rwiza ko ari rwo runini kurusha rwose urundi ruhande. Yamubwiye kandi ko Jennifer yamubwiye ko akunda Nikora, ndetse n'ubakimukunda nta n'undi musore yiteguye kuzigera akunda, ko rwose nta wundi azigera amusimbuza. Nikora rero acyumva ibi byaramurenze, maze ibyishimo biba byose. Yabajije muganga ati none se iyo urebye ubona yarakize ameze neza? Naho muganga ati cyane rwose yarakize ameze neza, ndetse rwose nawe muramutse muganiriye wabyumva ko atandukanye. Ikindi kandi niba umuhamagara telefone ikaba idacamo kandi ukaba wumva ukimukunda nk'uko wabimbwiye, uzajye kumureba maze muganire. Muganga rero yakomeje abwira Nikora ati uramenye uriya mukobwa atazagucika, waba uhombye mu buzima bwawe, wazahora ubyicuza. Ati umukobwa mwiza, uzi ubwenge, uri romantike, ikirenze kuri ibyo ugukunda kurusha undi muntu uwo ari we wese. Umubuze rero waba ubuze ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe. Nikora yaramubwiye ati nanjye siniteguye kumubura, ndamukunda urabizi, niyo mpamvu nifuje ko wamuha ubufasha kugira ngo ajye ku murongo neza. Naho rwose nanjye nta wamusimbura, kubera ko nabonye na Bella wa nyawe, ariko mu by'ukuri numvise umutima wanjye waramaze kugenda kubera ko Jennifer yamaze kuwitwarira wose.
Nikora yahise abwira muganga ati ntakubeshye ntabwo ntuje, reka ahubwo mpite nza kukureba kubera ko ndifuza ko twaganira imbone nkubone. Yahise rero yihuta maze nyine ajya kumureba. Muganga rero yaramubwiye ati hanyuma irindi banga nyine ngiye kukubwira ni uko mu minsi mikeya cyane ari buze nyine kuba yashoje amashuri ndetse bazaba bafite ikirori cyo gusoza. Uwo munsi kandi azaba ari n'isabukuru ye. Urumva ko ni igihe cyiza cyo kugira ngo nyine ube wakwigaragaza. Nikora rero yashimiye muganga kubera ko yaramuhaye ibitekerezo by'ingirakamaro. Ku munsi rero w'ikirori nyirizina, Jennifer yari yashyushye ndetse n'inshuti ye Anita bose bagombaga gusoza, ndetse nyine na musaza wa Jennifer bose bari bamuherekeje, dore ko nyine umusaza wa Jennifer yari amaze kwishimira ukuntu uyu mukobwa abona ko yahindutse. Yari yarahindutse mu buryo bugaragara. Anita nawe birumvikana ko nyine ntabwo yari akiba kubera ko we yabikoraga kubera guherekeza inshuti ye magara, kuko nyine buri gihe Jennifer yamusabaga ko yamuherekeza. Ubu bose bari barabiretse, nta nubwo rwose bari bakibyibuka. Uyu munsi rero bari bashyushye kuko bari bafite ibintu byinshi byo guserebura. Hari anniversaire, hari diplome, byari ibintu nyine bidasanzwe. Barambaye baritegura, byari byashyushye maze nyine bajya mu kirori. Gusa nyine Jennifer yari kubwira Anita ati ikintu kimbabaje nuko uyu munsi ntishimanye na Nikora. Urabizi ko Nikora yari ibyishimo byanjye, nkeka ko ari nawe watumye mbasha guhinduka, ni nawe watumye uyu munsi wa none meze gutya meze. Sinzi niba na diplome nari kuzayibona iyo ntaza nyine kumenyana na Nikora. Anita rero yaramubwiye ati ibyo byo byose niba mutari kumwe ubwo nuko nyine inzira zanyu zidahura kandi ntacyo wabikoraho, gerageza kubyirengagiza. Ubwo nyine yabaye ikiraro cyo kugira ngo ugire ibyo ugeraho. Gerageza umwibagirwe, uzahura n'undi mwiza, uzahura n'undi ukunda. Naho Jennifer ati nta wundi musore nzigira nkunda, n'ubundi nta wundi nigeze nkunda, nzikomereza nimereye gutya. Anita ati mbabarira, witangira kubabara, urabizi neza ko nutangira kuvuga Nikora uraje urire, kandi nyine uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo byawe. Jennifer ati byakabaye byuzuye iyo Nikora aza kuba hari. Ibirori rero byaratangiye maze batangira nyine gutanga amadiplome. Igihe rero bari bageze kuri Jennifer bamuhamagaye, yagiye kuri stage, dore ko nyine yari yambaye neza cyane ndetse yari umukobwa mwiza ku buryo abasore bose bamukurikizaga amaso. Bakimuhereza rero ya diplome ye, yagiye kumva yumva ijwi riturutse mu muryango w'iyi sare ati Jennifer ndagukunda cyane. Yahise yumva rero iri jwi ko ari ijwi asanzwe azi. Yarahindukiye maze akireba yahise akubitana amaso na Nikora wari ufite buke nini cyane y'indabyo yari azaniye uyu mukobwa, ndetse afite n'impano ku ruhande. Yari afite ibintu byinshi yari azaniye uyu mukobwa, yari yambaye neza nawe rwose ubona ko yiteguye ibirori. Yakomeje rero kuvugira inyuma asakuza, dore ko abantu bose bari bari muri sare bari bahindukiye bari kumwitegereza. Ati Jennifer uru rukundo rw'ubuzima bwanjye, ndagukunda cyane kandi sinabasha kubaho udahari. Ikindi kandi uyu munsi ndakwifuriza isabukuru nziza. Ibintu nyine Jennifer atarazi yuko uyu musore azi. Yaramubwiye ati ndifuza kuba ndi kumwe nawe uyu munsi. Ntabwo umunsi ukomeye nk'uyu nguyu wari kuwukora uri wenyine tutari kumwe. Gusa nyine ndagukunda cyane. Yabivugaga asakuza kubera ukuntu yari ari kure ari kubibwira Jennifer uri imbere. Jennifer kwihangana byaranze maze ahita ava ahantu yari ari yiruka. Yarirutse ahita agenda ahobera uyu musore, yaramuhobereye maze kurekurana biranga. Abantu bose bari bari kubitegereza bari kuyoberwa nyine ibintu byabaye. Jennifer yaramubwiye ati ndagukunda cyane, ndetse atangira no kurira ati ntabwo wabyumva ukuntu numvaga ari wowe ubura kugira ngo ibyishimo byanjye bibe byuzuye. Kano kanya ndishimye ndetse numva nta kintu na kimwe mbura mu buzima, ndumva ibyishimo byose mbifite kano kanya. Yarongeraga akamureba ati nizere ko gusa ntari kurota, maze akongera akamuhobera ati ni wowe nkesha byose, ni wowe nkesha iyi diplome nabonye uyu munsi, ni wowe nkesha kuba ameze gutya, ni wowe nkesha kuba narahindutse, ndagukesha byose. Bari bibagiwe yuko bari mu birori birimo n'abandi bantu, wagira ngo nibo bonyine bari basigaye ku isi.
uyu musore rero yamuhaye izi ndabyo maze aramubwira ati akira izi ndabyo zisanga urundi rurabyo ruzikuriye. Jennifer rero yarazifashe maze arazihumuriza, ibyishimo byari byose. Uyu musore rero yarababwiye abantu bose bari bari hano ati hari ikintu nshaka kubwira umukunzi wanjye kandi ndifuza ko mwese muhindukira maze mukumva. Nyamara nubwo yavugaga ibi n'ubundi amaso yose yari ari kuri bo. Nikora rero yahise apfukama maze muganga wari ukiri inyuma y'umuryango yahise yinjira, yahise amuhereza rero akantu kari karimo impeta, maze nyine Nikora yahise ayifungura. Abantu bose bahise bamenya ibigiye gukurikira. Anita yahise yifata ku munwa, naho rero umusaza wa Jennifer ibyishimo byari byamwishe, abantu bose bari bamwishimiye. Hanyuma rero Nikora yahise abwira Jennifer ati mukunzi, urabizi ko nahoraga nkwita urumuri rw'umutima wanjye, ndagukunda urabizi, ibyo byo rwose ntabwo ubishidikanya. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kuri wowe, ni umunsi wateye intambwe mu buzima bwawe. Ndifuza rero ko uyu munsi kandi wizihiza isabukuru yawe, wanyemerera ko nanjye ndi umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe maze ukanyemerera kumbera umugore. Jennifer rero byari byamurenze birumvikana, amarira yari yose. Anita ari kumubwira ati oya wirira ahubwo vuga yego, wirira makiyaje zawe zitakuvaho. Jennifer rero yahise amuhereza ikiganza maze aramubwira ati ndabyemeye, gusa ndagukunda cyane. Aba bombi barahagurutse barahoberana, ibyishimo byari byose. Abantu bari bari hano rero bakomye mu mashyi, maze Anita aza yiruka yarabahobereye arababwira ati ndabishimiye. Muganga nawe yarababwiye ati ndabifuriza ibyiza gusa, kubera ko ni ukuri murabikwiriye kandi nanone urukundo ruzahora rujya imbere. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.